Haleluya, haleluya. Yesu Kristo nashimwe bene data. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware n'ubushobozi. Wowe uri hano mu mujyi wa Kigali, abari mu ntara, abari hanze y'igihugu cyacu ku migabane itandukanye. Yesu Kristo nashimwe, tubyutse dushimye Imana. Izinze ijoro, izinguye amanywa, Imana ihabwa icyubahiro. Imana ifite imbaraga no gukomera. Iyo niyo Mana twishingikirijeho, Imana yaturemye. Iyo niyo Mana tubyutse turamburira amaboko. Nyemerera ubanza Imana muri iki cyumweru, Imana izahakubera, izabikuberemo. Banza Imana muri gahunda ufite z'iki cyumweru, banza Imana mu rugendo ugiye gukora, Imana ikubanzirizemo. Banza Imana ku bantu uzahura nabo bose, banza Imana, Imana ishimwe uyibanze no mu kazi kawe. Imana izakuramburire ukuboko kwayo kwera kumugisha, izakuzamurira ibendera ry'ubutsinzi. Yewe Imana nishimwe, tubyutse dushima Imana yacu. Nyemerera rero muri iki gitondo twongere duhereze Imana icyubahiro. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba mu bihe byo gusenga bya niba ture buri gitondo. Aya masaha rero ndakwinginze mwene data, unyemerere twinjire mu ijambo ry'Imana. Tuzaganiraho rifite teme yitwa gukomera kw'Imana. Gukomera kw'Imana. Umuntu avuga gukomera kw'Imana kuko yamuteturuye urugamba ruhinanye, urugamba rugeze mu mahina. Icyo gihe uvuga gukomera kw'Imana. Tuvuga gukomera kw'Imana yacu kuko twarayibonye itugirira neza. Nawe rero ndakukumbuza kujya uvuga gukomera kw'Imana. Gukomera kw'Imana. Twabonye Imana uburyo ki ikomeye, ihinyuza imigambi y'abarozi n'abarozikazi. Twabonye gukomera kw'Imana iburizamo imigambi y'ababisha bacu. Imana nishimwe. Turacyavuga gukomera kw'Imana. Ndagira ngo uvuge gukomera kw'Imana, utekereze gukomera kw'Imana yawe mu buzima utambutsemo. Urasanga Imana ihambaye cyane. Wavuga gukomera kw'abana b'abantu, yego kubaho, ariko gukomera kw'abana b'abantu kurangirana nabo. Ariko gukomera kw'Imana yacu kuragaragara, kwagaragaye ukivuka, gukomeza kugaragara n'uyu munsi kuracyagaragara. Gukomera kw'Imana yacu rero guhoraho iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Mu gitondo numva inyoni ziririmba, zihimbaza izina ryawe Mwami. Nanjye ndaririmba kugira neza kwawe, ineza yawe ntirondoreka. Tudatinze dusome ijambo ry'Imana. Ingoma za mbere ibice 29 duhereye ku murongo wa 10. Titire y'ijambo handitse ngo isengesho rya Dawidi. Dawidi yari umwami, ariko kubwo kubona gukomera kw'Imana ye, kubwo kubona ukuntu yakomejwe n'Imana. Rata iyo wakire gukomera kw'Imana yawe mu buzima bwawe, mu byawe no mu bawe, nawe uhinduka ukomeye kuko iragukomeza. Ntago yagukurira amahoya. Gukomera kw'Imana. Nyemerera dusomere ijambo duhereye kuri umurongo wa 10. Isengesho nyine rya Dawidi ngo nicyo cyatumye Dawidi ashimira Uwiteka imbere y'iteraniro ryose. Aravuga ati, Uwiteka Mana ya sogokuruza wacu Israheli, uhimbazwe iteka ryose. Imana ishimwe. Haleluya. Nakubwiraga ngo utangire iki cyumweru uhimbaza Uwiteka. Dawidi abivuze neza, aravuze ngo uhimbazwe iteka ryose. Rata Imana ihimbazwe. Yo yazingazinzira ijoro ryarimo ibibazo, ryarimo ikibazo kigukomereye, kabizinguye amanywa ku buzima bwawe. Imana ihimbazwe. Imana ishimwe cyane. 11 arakomeza aravuga ngo Uwiteka gukomera n'imbaraga n'icyubahiro. Turacyari kuri teme yitwa gukomera kw'Imana. Dawidi abisubiyemo neza, we ashyiraho n'ibindi. Aravuze ngo Uwiteka. Haleluya. Uwiteka gukomera n'imbaraga n'icyubahiro no kunesha n'igitinyiro n'ibyawe. Turacyavuga gukomera kw'Imana.
Imana ifite gukomera, irakomeye, irihagije. Ikindi cya kabiri, Imana ifite imbaraga, ntiwakomera udafite imbaraga. Gatatu, Imana ifite icyubahiro, ntawe bazagisangira. Kane, kandi igiye irwana intambara zose ikanesha. Gatanu, ifite igitinyiro, Imana ishimwe. Ariko haleluya, ndakubwiye ngo Uwiteka, ngo gukomera, niba ukeneye gukomera, banza ukunda Imana, banza ushake Imana nizagukomeza. Ngo Uwiteka gukomera, haleluya, ni imbaraga. Ukeneye imbaraga. Hari ibyakunesheje, hari ibyakurwanyije, hari ibiguteye ubwoba, ariko Dawidi abikubwiye neza ngo Uwiteka gukomera n'imbaraga. Imana ishimwe cyane, ni icyubahiro. Ukeneye icyubahiro, nta handi uzagikura. Icyo wakipapiraho cyose wishakiye kizashirana n'amatariki runaka, ariko Uwiteka naguha icyubahiro kizakuzaho, kigufateho, kijye no ku rubyaro rwawe n'ibisekuruza bizagukomokaho. Icyo cyubahiro wahawe n'Uwiteka bazaba bakigendamo, bazaba bakigenderaho. Ngo Uwiteka gukomera n'imbaraga n'icyubahiro. Imana ishimwe. Turacyavuga gukomera kw'Imana, niyo teme yacu. Imana ifite imbaraga, Imana ifite icyubahiro, Imana irakomeye, Imana ishimwe cyane. Ndavuga Imana igira neza ngo no kunesha. Imana ishimwe. Hari ibyaguteye ubwoba, ariko Imana yabikuneshereza, kuko Imana ifite imbaraga kandi ifite no kunesha. Imana ishimwe cyane. Ngo ni igitinyiro. Abantu baragusuzugura, ariko igitinyiro nta handi uzagikura uretse kuba ukijijwe, uretse kuba waravuye mu byaha, uretse kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Iyo warangije kwakira Yesu Kristo, iyo wakiriye agakiza, igitinyiro kikuzaho. Icyambere, Satani aragutinya. Kabiri, abadayimoni ntibakuvogera uko bashaka. Gatatu, nta bantu bakwitiranya. Niyo mpamvu rero Dawidi abivuze neza ngo ni igitinyiro. Imana ishimwe ni ibyawe, kuko ibiri mu ijuru n'ibiri mu isi ari ibyawe. Imana ishimwe. Ubwami ni ubwawe Uwiteka. Dawidi aravuga ngo ushyizwe hejuru. Imana ishimwe. Ushyizwe hejuru ngo ube usumba byose. Ubutunzi n'icyubahiro ni wowe biturukaho, kandi ni wowe utegeka byose. Mu kuboko kwawe harimo ububasha. Imana ishimwe. Mu kuboko k'Uwiteka harimo ububasha n'imbaraga. Imana ishimwe cyane. Mu kuboko k'Uwiteka ntacyo twaburanye Imana, ahubwo dufite kwizera guke. Ntacyo waburanye Imana wa mubyeyi we, ahubwo ufite kwizera guke. Ngo mu kuboko k'Uwiteka harimo ububasha n'imbaraga. Nyemerera muri iki gitondo wongere ugire ibyiringiro, wongere ukanguke, urebe igitinyiro cy'Imana, urebe imbaraga z'Imana, urebe gukomera kw'Imana. Nurangiza uvuge ngo Mana, nkwakire nk'umwami n'umukiza wanjye kugira ngo undengere. Imana ishimwe cyane. Nakubwiraga ngo imbaraga z'Imana, nakubwiraga gukomera kw'Imana. Imana irakomeye, Imana irahambaye, Imana irarwana ikanesha. Ku rugamba iranesha, ntabwo igineshwa. Nyemerera uyihe ikaze mu buzima bwawe, mu bugingo bwawe, ubundi kurwanirire, kuko nawe uri uwo gutabarwa n'iyera. Nta n'umuntu wagutabara muri urwo rugamba ngo abishobore, ariko Imana niyo ururukira kukurengera, irabikora gusa. Nawe usigare uvuga kugira neza kw'Imana. Imana ibaha umugisha. Iki cyumweru muzakire gukomera kw'Imana, kandi iki cyumweru Imana izakunkomereze. Iki cyumweru Imana izagukomeze, igutambutse ahakomeye kandi kwicaze n'ahakomeye. Imana iguha umugisha, uzakire ibikomeye bifatika, bihindura amateka yawe. Imana iguha umugisha. Muhahe muronke. Shalom shalom. Ineza yawe, urukundo rwawe, imbabazi zawe